Yes, iyi filime waba wigeze ureba? ubwo Tupac yari ari gukora album yitwa All Eyes on Me, uyu ni mubyara wa Tupac arabizi, yaraduhamagaye iryo joro. Ndagira ngo umva amagambo, uyu ni mubyara wa Tupac, ngo Tupac ubwo yamaraga gukora album yitwa All Eyes on Me, ngo Tupac yaraduhamagaye twese aratubwira ngo maze kurongora Faith Evans mu kanya. Ibyo bintu byarabaye. Faith Evans akaba nde? Akaba umugore wa Notorious B.I.G. Kwa kundi nyine PDD Tupac yaramagara ati abasa mvuye muzi ibintu mvuye gukora, mvuye kurongora umugore w'umwanzi, mvuye kurongora Faith Evans. Big yari afite umugore mwiza, Faith Evans yari mwiza, ari nabyo yashyize muri iyi ndirimbo uri kumva bita itangira n'ubundi avuga ati ibyo byose, ari nabyo aririmbamo hari ati wita umuplayer ariko narongoye umugore wawe. Hano yabwiraga Notorious B.I.G. Biriya bintu yashyize mu ndirimbo byari byo. Yari umusazi. Faith Evans yagerageje kujya mu itangazamakuru arabihakana, dore nguyu biriya ntago ari byo. Big ni umugore, ni umugabo wanjye, nziye no kuzamubyarira, barambeshyera, ariko ntago ari ukubeshya. Bino bintu byarabaye. Abagore nabo baradusebya. Ibaza umuntu n'umwanzi wawe ugize gutyo ugiye guha umwanzi we sha. Umwanzi yise abishyira mu ndirimbo. Ni Tupac yanze kubicicika. Tupac abakobwa baramukundaga. Tupac kugira ngo umve ukuntu abakobwa bamukundaga. Bayita Sean Combs. Ni filime ivuga ku nkuru ya PDD cyangwa ni nka filime documentaire, ariko mu minsi mike isohotse yamaze guca kuri filime Stranger Things. Stranger Things niyo filime iri gustreamingwa cyane kuri Netflix, ariko ubwo ino documentaire yakozwe na 50 Cent bita Sean Combs yasohokaga yamaze kuyicaho ngo byarangiye. Ni filime siyo gusa nkuzaniye filime 10 cyangwa se na amaseri 10 ushobora kujya kuri website yacu oshakuru.films.com ukaba washa kureba nubona nta muntu kwishyuje. Ugize ikibazo watwandikira kuri WhatsApp 83262028 twagufasha tukakwereka ukuntu bikorwa. Reka dore ku mwanya wa 10 tudatinze. Ku mwanya wa 10 tudatinze turasanga film. Ku mwanya wa 10 turasanga La Casa de Papel season ya 4. Nimba ngo La Casa de Papel season ya 4 kandi wari usanzwe yizi, ntugire ngo ni ndibeshya, ahubwo ni imwe ya kera, ahubwo tuba twayigaruye mu mashusho meza ari HD ku buryo buri muntu abasha kuyireba ukareba nyine atari ibintu bisa nabi. La Casa de Papel season 4 HD ariko isa neza mu ishusho ryiza. Ku mwanya wa 9 turasanga filime ica kuri Star Times. Ni filime ica kuri televiziyo Star Time kuri chaîne bita Ganza TV. Filime yitwa Lost in Love. Lost in Love filime yagize ama episode 77 finale nayo yamaze kurangira. Ushaka kujya kuri website yacu oshakuru.films.com ukaba wabasha kuyireba, iriho yose irangira. Tudatinze turagera ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga filime yitwa Shooter season ya mbere ira ya Bob Riswaga. Twayishyizeho nayo mu mashusho meza, episode 10 finale. Ushobora kujya nayo kuri website ukabasha kuyireba. Yes, Shooter season ya mbere episode 10 twamaze kuyishyiraho, nayo ushobora kujya kuri website ukabasha kuyistreaminga ukayireba. Mu minsi iri imbere turaza gukibona season ya 2 na season ya 3 biterwa nuko twabonye abantu bari kuzitabira kuzireba. Iyo filime iri gukundwa cyane turayitanga. Tugaruka ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga Prison Break season ya mbere episode 22. Filime yasobanuwe na Junior Giti, agenda yivangamo n'ama episode ya Moses, kubera ko iza Junior twarazibuze zose ntabwo twagiye tuzibona. Ariko ni filime nziza nayo HD. Abantu bakunze filime Prison Break bagiye bakunda amafilime ya kera nka za 24 hours, zira filime za kera. Ni warayirebye ukaba warayirebye nabi, isa nabi, cyangwa ukaba uyikumbuye utayibuka, ushobora kujya kuri website ukaba wabasha kuyireba, yamaze kujyaho. Tugaruka ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga filime yitwa First Lady cyangwa se umudamu wa perezida. Ni filime nziza nayo iri guca kuri Ganza TV. Tugeze kuri episode ya 4. Ushobora kujya kuyireba kuri Star Times, ziba zigenda zicaho, ariko iyo wacika nko cyangwa se utarabonye umwanya wo kuyikurikira live kuri TV, ushobora kuza kuri website yacu tuzishyiraho, iyo zibonetse tuzishyiraho. Tugeze kuri episode ya 4. Ni filime y'Abafilipine iri gusobanurwa na Rocky. Ni filime ivuga ku nkuru y'umukobwa wari umukozi wo mu rugo bikarangira yibereye umugore wa perezida akamukunda. Kubera iki bitabaho? Bibaho kabisa, bakikundanira. Ushaka kumenya inkuru yose uko byagiye bigenda, ushobora kujya kuri website ukabasha kuyireba, wasanga n'izindi nyinshi nziza. Tugaruka ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga filime yitwa Billionaire Bankers. Ni filime yakunzwe n'abantu benshi, aho abakire b'abanyamiliyoneri bababeshya ngo hagiye kuba intambara y'isi ya 3, bakabafata bakabarundira ahantu mu buvumo ngo bari kubahungisha, bakajya babereka amashusho ya fake biri kubera ku isi, kupe babasikaminze, baba barababwiye ngo bishyure amafaranga menshi kugira ngo babacikishe iyo ntambara bigiye kuba.
ni filime nziza ushobora kureba ukamenya inkuru yose abantu barayikunze. Ni filime yasobanuwe n'umusobanuzi bita Skov niyo wayisobanuye. Ni filime nziza ushobora kujyaho ukaba wabasha kuyireba n'izindi nyinshi nziza. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Bon Appetit ni agaseri k'abanyakoreya episode 12 finale kasobanuwe na Rocky. Nako ni agaseri keza abantu baragakunze, no kuri Netflix gafite trend nziza, gafite rank nziza, kameze fresh, abantu benshi bagiye bazireba. Ushaka ko kujyaho ni agafilime k'umukobwa wisanga mu bihe bya kera bikarangira yisanze mu bihe by'ubwami. Ubwami wari umwami uri umudictator utkoresha igitugu, ariko akisanga mu bihe byarabyize mu mateka, akagerageza kugira ibintu bimwe na bimwe agenda ahindura, mbese biramuhira cyangwa bigenda bitabasha kugaruka mu isi yacu ya 2025. Umukobwa uvuye muri 2025 akagenda mu isi ya kera yabyitwara mate. Ushaka kuyireba ukamenya ubwo buzima yabayeho. Nta gafilime k'abanyakoreya. Niba udaheruka gudo filime tw'utunyakoreya ushaka kujyaho ukayireba ukamenya amakuru uko byagenze, byatangiye bite, byaje kurangira bite. Ni filime nziza nakurarikira ko wareba. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Tempest ni filime yasobanuwe na Junior Giti. Filime yasobanuwe na Junior Giti yari amaze iminsi adakora, ariko yagarutse yakoze ako filime bita Tempest. Nako ni agafilime k'abanyakoreya k'umugore bamwicira umugabo agashaka guhatanira kuba perezida, kumbe umuntu wawishe umugabo we aba ari nyirabukwe, nyina w'umugabo niwe waramwishe. Ariko ni ibintu byinshi byihishemo. Urabizi filime z'abanyakoreya barimo ibintu byinshi bya politike, ngo ba nyirabukwe, ngo bande ibintu byinshi cyane. Ushobora kujyaho ukayireba nayo. Tempest episode 9 niba warayirebye ni sawa cyane. Ushaka gustreaminga n'izindi ziba ziriho. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yita Bad Influencer cyangwa se influencer mubi. Influencer niba ari abantu umuntu afatiraho icyitegererezo ariko baba bari ku mbuga. Hano abantu bagura inkweto naho ukumva wazigura kuko ari icyamamare. Abarimo umugore rero uri icyamamare ariko abagakoresha Instagram acuruza amashakoshi ya pirate. Filime nziza nayo yakozwe na Rocky episode 12 finale. No, Bad Influencer episode 7. Bad Influencer episode 7 gahita irangira. Niyo ushobora kuyireba. Ni filime nziza cyane abantu benshi barayikunze. Ushaka kujyaho ukastreaminga ukabasha kuyireba ukenjengayo n'umuryango wawe. Ku mwanya wa mbere turasanga filime yitwa Shani Combs Reckoning cyangwa se ni documentaire yakozwe na PDD. Ifite episode 4 igisohoka isica kuri Stranger Things, kuko Stranger Things niyo yari gutrendinga season yayo ya 5 kuri Netflix, ariko filime ikigera hanze ubu ngo imaze gucuruza $22 z'idolari, kandi yasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12. Urumva rero iri gutrendinga byatari. Nayo ushaka kujyaho. Shani Combs episode 4 finale irahari, ariko tugeze kuri episode ya 2 basobanura. Ubwo n'izindi zigenda ziboneka tuzagenda tuyibaha. Ni filime nziza cyane udakwiye gucikwa, ugomba kureba wowe n'umuryango wawe mukenjoyinga. Niba ukunda Shakur cyangwa hari ikindi wumva wamubwira, kora subscribe. Target ni kuzagira 100,000 tukatwika 100,000 n'ibyuzura. Ari nka filime ushaka ushobora kuyandika hano muri comment, nshobora kuyibona nkaba nayikora mbonye yakora umuti byagenda neza. Cyangwa usaba kora subscribe, like na share byose. Imana ikomeze kubarinda. Njye na Shakur. Ciao.